fatwa amakeba hita ufata igikapu cy'imyenda yawe nkubure abujana ukuri kwimwe fata igikapu cy'imyenda yawe nkubure ugiye he hano vuba hano fata igikapu cy'imyenda yawe nkubure nicyo cyakuzanye ahangaha nicyo cyakuzanye ahangaha waba abantu babazi waje kuba nkundisha se waje kuba nkundisha waba abantu babazi uratetera ibiki se washyano Nikose mwana urya nagumura abana bahana yewe we wari ibintu byose byavugiwe hariya nabyumvise hako nyine umwihangane nyine bibaho yewe kumbe n'ababosi mu gitondo cya kare batonganira ibiryo mana yanjye we anyeka nkabibona ntabwo mwese musa haba wowe waba uyumva mbona buri wese asukwe kumona kubana muzahapfira kumona kubana ari hatari ariko muhumure ibintu byose ngiye nabyumvishe gatanu ko kandi koko mwego umubyeyi akajya abwira ngo ninkabiteho ninkagire ne kumbi ntabwo murabe reba nkawe umusore wakabaye wariteje imbere none bazakwicara muri uru rugo uzicwa n'inzara sinzigera nkugaburira kuko no mu bintu bambujije kubagaburira birimo ye baba we Sokanya nyaho naje gukora mu kigo cya gisirikare badi ye musore wararenganye pe mba muvande ibyo byihorera ubu mugiye kubyihorera tu mubone babakorera biriya byose menyera akazi kakuzanye kabisa sibyo n'ibiturekera ni ibyacu n'umuruho wacu ayo ndakumva yaba nukwihangana ubwo rero mufate ko nyine mwumve rwose ko ntari bi noneho rero nubundi nabonye ntacyeye mwangwiye reka mbaranje nk'abantu banjye nyine urugo nyine tuzagiye kuzajya tubaho nk'inzererezi kandi twarahoze ari mu rugo tu nizere ko mbatindiye ntabwo mbatindiye pe mwiyaranje nk'abajene gusa mwazapfira ahangaha yewe we ntabwo muba mwanyweye icyayi mwana ibintu bibangaha ni ibisazi bose mwemwe enjoyingi harewe uhisemo kubazengurukana uza kubashyiramo ahangaha ntabwo ibi bintu nabikubujije ibi bintu ntabwo nabikubujije waje gukora iki hano ariko namwe ukuntu mwiyicaje mwitimajwe murimo murakegeta mwasane hano se nyine wasane wasane washyano ubundi muzi ko muzaryamana mwebwe nababwiye ngo umwana wanjye aramuka agize icyaha muzamwikorera nta soni fatwa amakeba hita ufata igikapu cy'imyenda yawe nkubure abujana ukuri kwimwe fata igikapu cy'imyenda yawe nkubure ugiye he hano vuba hano fata igikapu cy'imyenda yawe nkubure nicyo cyakuzanye ahangaha nicyo cyakuzanye ahangaha waba abantu babazi waje kuba nkundisha se waje kuba nkundisha waba abantu babazi uratetera ibiki se washyano ibi bintu nze kugira n'umuntu n'umwe mbyumva umukozi agiye guhita agenda akazi yakoraga ugiye kugakora akazi yakoraga ugiye kugakora vuba kujya kunsukira amazi njya muri dushe njya amazi muri dushe njye koga ntabwo ibintu ndi kuvuga ubyumva takwishyira amazi muri dushe njye koga nta soni wese uri gutunika ibiki ntabwo uzi aho ubarizwa
shyira ziriya nkweto izo nkweto zipange neza aho zigomba kujya. Shyira amazi muri dushe njye koga. Nta soni. Umukozi we ntabwo agomba kuzongera kugaruka hano na rimwe. Akora umukozi w'iki se ubundi mwebwe murira iki? Mushinzwe iki? Serani ubona koko ahantu mwibera ngo iza Kigali ntimuze no kudusura ni ukwibera hano mu makaro ntago wamwibuka ko hari abana muyomba wanyu turi ku ishuri amashuri yanyu nayo ese muri vacances tuza kubasura amasaha 2 ngo mungoreka ngo mwigendere ntago tuza tukarara wagiye ukakabye mwahiteza n'ukuntu haba hameze ngo muraharara turaza tukararira tubeshyera Bena wahageze se mwana wama akaje rwose ni karibu Serana ntuze kumbwira ko nyokoro muyageze aha ngaha nari nabwiye wa mukobwa ndaza kureba ntago yari yanakubwiye ntabwo yari yambwiye nagashima amakuru y'iminsi turaho cyaro muraho tuba tugisunika umugore n'umwana se bameze bate baraha batese ko bari ibibazo gusa ntakubwira rana se we warebye ko hari ikintu kiri muri firigo kakira nyokoro baba we wari ikintu wamuhaye agabonera izuba koko kamurebera kiri cyo murebera dore muhogo wanahombanye mwana wa mama ubundi kankubaza ikibazo kimwe kaburiya wagiye gushaka uriya mugore ungana kuri ukubyaye koko sister nawe ushaka iki ibaze uzi ko umwana wari kubura mwe ari we mwenda kungana niwe wari ukwiye n'ukuri naho nyine umukecuru muzima erega yari afite urukundo se none se urukundo ubu ngubu kuri kururiramo niba yararufite ukaba usigaburira ubwo urukundo rwawe ruhari koko cyangwa yagira ngo aze kurya imitungo ya data ariko nyine ukuntu wacu nyine nabitwaza ariko nyine ubundi se ubundi yego shaka kanakonje cyane oya urufunguzo urwihorera n'undi numvaga bimeze nabi urufunguzo ndarugenda nashaka urufunguzo ndarugenda nashaka gakanya gate uracyagakunda se nka kera akagaka niko kagaka nukazi ko na mama yajyaga kankubitira siko wigize uwa papa ku ngufu ariko se nka gakeya de n'akawe ntawe muri bugasangire nicyo gituma nkunda kuza gusura rero none se mwana wama uriya murandamiye ibyo reka tubyihorere banza mwibaritse iki kibazo kuko ngiye maze iminsi mpangayitse uriya mugore utakwitaho reba ukuntu usigaye usa warananutse sundi habura icyo bakubyarire n'akana n'imishike kubyara umwana uri mu bukene se wagira ngo ni byiza none se wabona uzakomeza urero wa rubanda udashyiramo wawe ngo byibuze arya imitsi ya data ari n'uwacu uba rero umugore yarambwiye nyine ari umuntu ugira ibintu bya gahunda nyine kwihirinda ibintu bya gahunda n'intego arambwira ati twihangane tubanze dukore none abone ko mbyarira ariko mufite ikibazo arashobora kuba yaracuze yanacura akakubeshya ngo arakwiye intego ariko imyaka 38 ntabwo ari myinshi ntabwo ari myinshi ariko nubwo atari myinshi yakaba kubyara nako kana kamwe cyangwa tubiri ariko buriya bari kurya imitsi ya data ntabwo yaje kuzuza toilette y'iwacu ahubwo sugira ngo yamye maso ndacyajya kuyatisha akada yashyizemo nk'abakozi ambwira ngo humura ngo harimo abakozi nisimenye igihe basaruriye ubundi amafaranga nywera n'ako gacupa nayo nanjye njya kwihingira ubwanjye none se ubwo urumva atamaze kugufata kunda
nyamara uriya mugore yazanywe n'imitungo ntabwo yazanywe n'urukundo nubwo mbeshya ngo ni urukundo njye rero umunsi namanutse nkaza mu cyaro ibi byose nzabisiga ku murongo ntuzabare ngo umushiki wawe yaje gushyira urugo rwawe hanze cyangwa gutezamo umwiryane n'akaduruvayo kubera ko umaze kurambirwa ubuzima ubayemo nta jambo ugira iwawe abaturanyi barambwira yewe ntushobora kumubwira ngo kora iki ngo agikore ahita akubwira ngo nawe ufite amaboko none se umugore utagira icyo akora mu rugo ntiyamenya ngo umugabo agomba kwambara umwenda ufuze reba nk'ishati wazanye i Kigali kumisa umugore muzima ukurekura ukaza i Kigali usa gutya iyi ngiyi nyamaze kuyambara nka 3 konyine nyine se ubwo hari urukundo aho hantu hari urukundo niyo njyana mu bukwe nyine kunywa akabyeno kukanywa kuko uvuye mu gukora imisiri ya rubanda yandi mperuka hano ubushize mwe wampaye natishijemo akarima none twone ndi kugira hano natwo twashize rero mwene mareka bari gukomanga rana ngwinure umuntu urukomanze wumve icyo ashaka abana ari babana b'abaturanyi akaba niyecire wagasi n'undi wangira inama utangira inama nabundi uriya mugore se ariko mbona rimwe tuzakira kuko arapagasa koko amafaranga abajyana ku masoko n'umwana ariko afite umwana usuzugura bakunda amafaranga ibyo uvuga ndi kubyumvisha na kurindi ayo mafaranga mupagasa mugwiza mu karunda atakuguriramo n'agashati uri umugabo atakugurira agapantaro buri kuje i Kigali nizo wambaye atakumenyera agakweto ngewe rero kunsigaye mbibona mbona uriya mugore yaraguhaye inzara atari gusa ntabwo ari urukundo none nyine usibye apare yo gukunda amafaranga ntabwo tubanye neza nta kibazo mubanye neza umuntu utabasha kugurira na kenda ubwo mubanye neza gute ese ko tutarwana sawa ngo urugo rubanye nawe ngo barwana ntabwo turwana ntimurwana ariko umugabo ukunda umugabo we amwita akanamugirira isuku none se ngubu utabeshye umuntu wakubonye uje i Kigali aba bakire duturanye bakubonye bazi kuri musaza wanjye yinjira usa gutya ubu babifashe bate koko yewe ibyo gufura byo rwose umwanya ntiyabona abayibereye mu masoko yaba ubwo rero n'ubundi uragira ukuntu ngira ndamire n'ubundi byaragoranye twakora rindi guhengekereza aho twarashize ariko ako binatuvugisha uko ushize ubwo herukangana guhaye amafaranga n'ubu ushaka amafaranga ubu ko turi mu mpeshyi koko amasaka areze ikawa ireze ubu koko uwabuzemo n'amafaranga wasanga nabikoraho uriya mugore ahita yica imbwa ntabwo nabikora sinavuze ko yakugize inganzo ariko nanone ntabwo turarwana ariko n'ubyumve gutyo ariko wowe ndwana nka musaza wawe ariko ntundwane iby'umugore wibyitaho n'undi none se reka mbyemere none se njyewe uri gupfa si we bibabaza nyine reka mbyemere n'amafaranga ndayaguha ayo ushaka sinzi ngo ushaka ngaho ariko ndayaguha mushiki wanjye ngukunda nagukunda se umwana umwe data yansigiye nakunda nde ariko rero nubwo nayaguha none ukagera ku nzoka ntacyo nubwo nayaguha bwose uriya mugore ariko nuko ubu burwayi bwanshyize hasi umunsi nzoroherwa nzamanuka mu cyaro ibintu bishyira ku murongo ese imirima yanjye ihingwa nande bimeze bite komera aha se wahageze ryari nahageze mu kanya abana barambwira ngo ari uruhutse nanjye nari nirambitseho umugabo wese kakaraje umugabo ari nanjye mba ndi kuvugishwa ese ubundi karaje umugabo kamurenza impinga byagenze biteze wa mugabo we noneho nari nikozeho neza ngaho nari nikozeho none ibintu byo kwikoraho byajemo kuri izira strategy nakubwiye ngomba gukoresha kugira ngo bari abana mbone ukuntu mbakora biriya bipapuro kiriya cyasigaye nikoze mu nda none se hari ikintu ari gusobanukirwa neza impapuro kwikora mu nda bihurira he ko nari kubyumva umva nyine nk'umuntu w'umugabo nawe arabyumva uburyo nakoreshejemo kugira ngo mbone biriya bipapuro nari nikoze mu nda ntumbwire ko washatse kwica abana b'abandi babaye bose bari bo bagenda sahuko umugabo rero reka wongere ikintu kimwe mwibwira gahunda ni ugushaka uburyo ubonamo impapuro ruriya rwasigaye urabizi neza nakubwiye ati bino bintu birimo risike ubushize ubwo twari hari haruguru narabikubwiye tuyicaye turimo tuganira
mubwira ko harimo risike ya danje ikomeye none bigeze n'aho ushaka kwica ntihazamo ibintu byo gupfa ntabwo nzaba nkibirimo pe ahubwo igihari gishoboka ni iki reka turebe dushaka ukuntu twabigenza izo mpapuro zibashe kuba zone kuko urabona ari amafaranga ni menshi sibyo turi ukuntu izo mpapuro zaboneka n'ibintu ngombwa umuntu abasha kuba yabatera n'ubwoba ariko hatajemo ibintu byo kwica siko kwica ari iyindi dosiye ariko kandi umenye ko ibintu turimo turakora ntabwo ari sawa n'amategeko nabyemera narabikubwiye urumva niho ikubitamo ibintu byo kwica noneho tuzabikizwa n'iki wamuga ariko uko bigenda kose ngewe iriya mitungo ndayishaka whatever it takes ndabishaka mwese ubwo nta gitekerezo wabona cy'ukuntu twabigenza zikaboneka kirika kiriya cyane cy'igihungu bagifunze nicyo nyine kintesheje umutwe wabona aricyo kimeze nyine nk'ikizana ibintu byose biri ariko nyine kiba kiraza Nyanza kigira nk'ikintu kikimara kandi nicyo kizana ibipapuro biri n'uwo ngakobwa rwose ubona ari inama y'Imana ariko wenda wasanga ari nawe mubi ntawamenya ureka mwereka ikintu mbona gishoboka wareka tugashaka uburyo uriya muhungu tumutera ubwoba cyangwa se ukamushaka dosiye tumugerekaho icyo nicyo gituma nza kugushaka hanyuma tukareba noneho uburyo twabigenza kugira ngo urupapuro ruze kuboneka icyo nicyo gituma ngushaka kabisa ni ukuvuga ngo urabizi nabavanye mu mashuri urumva navanye mu mashuri urumva umwana utiga nta muntu uzi yuko nyine nanze kwishyura amafaranga y'ishuri ngo bajye ku ishuri ni ukuvuga ngo umuntu yashaka uburyo byihebe ko umwana n'undi uri mu kigare n'utiga arumva ajya no mu bintu by'ibimogi twanabimushinja bikamufata kwanza ishuri ibyo biroroshye njye ndaje mbikurikirane nshake dosiye nakora kubera ko tuba turi mu mategeko hanyuma tuze kureba uburyo twaza kubigenza kubera ko ubu tuvugana nari ndyamye mvuga ngo nduhuke ariko mfite indi gahunda nari ngiye kujyamo ibindi turaza gushaka uburyo tuvugana kuri telefone nshobora no kuzaza no kukureba niko ushaka ubundi ko mbona uri kwirukanka aha harimo ibiki shaka ni wafande ni intoryi n'ukuri ko mbona usa nk'itabi shaka itabi oya nta itabi isa nubwo nasa n'itabi gutaka shira hasi turebe shaka do nta ntuza bane nuko ntararya pe we niko ubundi kutiga shaka ngewe kutiga narasoje bana primaire mbunda yifite ngewe ni primaire yindi secondaire ntibaho amafaranga yaravuze ndi ubundi mbwo ndi kuyashaka uri kuyashaka ako kadu ubundi ko mbona ufite akantu kaharaka fana urumva rega iyo turi kuvugana n'abayobozi kumva guca bugufi nibyo ndi kukwereka rero ahubwo ntabwo wandusha amakuru abana binaha bariga cyangwa ntibiga iby'amashuri se urumva ibintu bijyanye n'amashuri njye abana binaha rero ngira ngo ntabwo biga kubera ko nk'ejo bundi kwa korode nabonye abana babo bose bari gukorana inifomu banza bararuhutse sinabimenye kuko urumva mbona abana baho inifomu bazikorana nkagira ngo amashuri yarahagaze cyangwa nabo babaye nkawe ushaka oya kandi njye ntabwo baba nkanjye oya wowe se ko mbona waritaye njye oya ahubwo ishuri njye ryarantaye urumva njye nasoje muri primaire byaragutaye cyangwa wararitaye njye oya niho nasoreje muri primaire